rero bagisoza uyu mwanya natwe munyemereye Imana icyubahiro tugejuru duhimbaze Imana tuyikomera amashyi twatuye n'akanwa kacu abacuranzi bajyana muzika mwiza mu ndirimbo byiza kureba Imana bateranye bakundanye. Ni byiza kureba Imana bateranye bakundanye ukabera muka terana ubakunda ubose kandi
yacu dusome mu ndirimbo zitiriwe Dawidi ariko ni ya Salomo, indirimbo 125 ni indirimbo y'amazamuka. Yego 125 ni Zaburi nyine, ni indirimbo nyine ya Zaburi zose bazita ko ari indirimbo, nayo ni indirimbo n'ubundi 125. Uwiteka kurinda abamwiringira. Haranditswe ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Kuko inkoni y'ubutware bw'abanyabyaha itazaguma ku mwanda w'abakiranutsi, kugira ngo abakiranutsi be kuramburira amaboko gukora ibyo gukiranirwa. Uwiteka agirire neza, agirire abeza ibyiza n'abatunganye mu mitima, ariko abiyobagiza mu nzira zabo zigoramye Uwiteka azabajyana n'inkozi z'ibibi. Ijambo nyamukuru hano riratubwira ngo abiringiye Uwiteka hari ukuntu bameze, hari uko bahagaze. Abo Uwiteka ajya barinda kuko bamwiringiye iminsi yo kubaho kwabo kose. Ndeze hamwe gusenga isengesho ry'Umwami wacu Yesu. Data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Ibyo kurya byacu by'uyu munsi uduharire imyenda yacu kuko natwe duharira turi mu myenda yacu, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubiri. Ubwami, ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Mugubwe neza kandi reka tubasabe mwicare mwigiye hafi twegeranye. Ndabona twagiye dutangana kandi imbere hari imyanya, mugerageze gushaka ko mwayuzuza neza. Imana yo mu ijuru kandi baha umugisha mwinshi. Kubera gahunda rero dufite zihuta, ubwo mugiye gufatanya uyu mwanya ninkomeje Viatori, abantu mushumba kuri paruwasi ya Gisenyi. Nishimiye kubana namwe ko mwamaye kandi uyu mwanya mumaye ijambo. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Ndagira ngo rero bitewe n'igihe aho kigeze, munyemerere twakire umwepiskopi wacu mukuru agiye hejuru dukomera Imana yacu amashyi menshi, maze adufashe kwakira abamaze kugera hano bose. Imana ibaha umugisha. Nakanya keza rero kwakira abashyitsi. Reka banze nakire abahageze, reka nakire abatitweri b'ibigo byacu nderabuzima, abaguruke tubakire. Abaraza rero twakire abadirekiteri b'imishinga
guterwa inkunga na kompasiyo bahaguruke tubakire. Barakubwiye ko wa mwanya mu kwivuga ariko igihe ni gito, ariko turabakiriye tubakire nk'uko dusanzwe twakira abashyitsi. Murakaza neza bene data, Imana ibahe umugisha hamwe natwe, turabishimiye. Amen. Tugiye kwakira abadirigiteri b'ibigo by'amashuri yacu ya segonderi, kuko niyo twatumiye. Ibigo by'amashuri ya segonderi, ibigo ndabona ari bakeya, abandi ntibaraza, ariko tubakire. Murakaza neza bene data, Imana ibahe umugisha hamwe natwe, turabishimiye. Amen. Mwicare. Bacange bidashoboka nk'aba visi perezida ba mbere baba babiri, turakwakiriye mu izina rya Yesu. Turashaka kwakira perezida wa U.E.B.R akaba na perezida legale, mu mwanya turaza kubibabwira. Tom Murwanashyaka ahaguruka tubakire. Ese abandi kumutaka umwe mu gihe n'abandi muhamwaye ko reka twakire umwepiskopi wa Methodiste Libre akaba na perezida ndetse na representa legale wa CPR inama muri Afurika mu Rwanda, Kayinamura Samuel. Nuko mikoro yakwe mbonye umuko mu mashyira mwabyumvise. Hanyuma turakira n'abakozi basanzwe bakora hano, hari mwarimu, hari Jose, hari paseri nubwo atari hano, paseri Nihemuka nawe. Mwese turabakiriye mu izina rya Yesu. Namwe mukore muguwe neza, mwumva mwishimye. Nanjye rero nifuzaga ko mwanyakira. Gahunda wayimpaye umurimo wanjye ndawukoze. Mbere twongere dukomere amashyi. Babonye umupaseri wakererewe, ubundi ntiyajya agakererwa. Wari mu kizami. Paseri twakoranye hano, niyo paseri duheruka gukorana hano kuri iri torero, Fidele Nshinga, nawe yahaguruka mu kamwakira. Niba ntacyo bibatwaye munyemerere dushimire umwepiskopi umaze kutwakira, dukomere Imana amashyi menshi. Iyo umuntu akwakiriye mu rugo iwe akaguha n'ijambo, burya abagukunda cyane, Imana ibahe umugisha cyane. Turifuza ko twagendana neza. Uyu mwanya munyemerere twakire Chorale Cornerstone itugezeho ijambo y'abaduteguriye kuri uyu munsi n'indirimbo. Imana ibahe umugisha.
umunezero ukomeye wo kubana namwe muri iki gitondo, muri uyu mwanya mwiza, muri iri teraniro ryiza, iteraniro ry'ihererekanyabubasha. Nabaye mu nama nkuru yanyu, inteko nkuru, inama y'ikirenga, ariko ni bimwe. Nabonye uburyo mukora inama neza, imirimo uburyo yatunganijwe neza, n'amatora y'abayobozi ari mu mutuzo n'umutekano. None kuba rero muri iri teraniro ry'ihererekanyabubasha banezerewe cyane, umuhamya mu izina ry'inama y'Abaprotestani mu Rwanda kw'imirimo muri itorero yagenze neza, inama zigakorwa neza. None kandi nkaba mbaye no muri uyu mwanya w'ihererekanyabubasha, abayobozi abavugizi bagize inama y'Abaprotestani mu Rwanda, abenshi bari mu ngendo, abandi bari mu nama zisoza umwaka. Nanjye ubwanjye ndi mu nama zisoza umwaka hirya no hino. Niyo mpamvu Episkopi mukuru andarika, navuze ko ntaboneka cyumweru. Ejo ndazindukira Butare, icyumweru gishize mvuye mu Ruhengeri, itanze abandi Kibungo, nkomeze ntyo. Ariko kubona mwabihuje n'igihe nabonetse umunezero cyane. Ubu nazabanirije, usibye ko nabaye mu nama yanyu mvaga n'ubundi byari bimeze neza, ariko kuba mbaye muri uyu mwanya mbishimiye Imana. Yesu ashimwe. Cyongeyeho Episkopi mukuru yamboneye izuba mu buryo busanzwe bw'amaraso mukuru, ariko kandi yamboneye n'izuba mu by'umurimo. Namusanze mu nama y'Abaprotestani mu Rwanda, kandi namwigiyeho byinshi, usibye ko ari n'umubyeyi, ariko ni inshuti yanjye cyane. Mbaga rero yaba abandi bayobozi b'amatorero bari hano ngo bakomeze barebe uburyo abantu bahererekanya ububasha mu buryo bw'umutekano n'umutuzo. Ni inyigisho ikomeye mu matorero yo mu Rwanda. Rego ndabahagarariye, nzabitanga murakoze. Imana ibahe umugisha. Reka ndatinze rero tuganire ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, igice cya 6 umurongo wa 19 kugeza ku 20. Abakorinto ba mbere igice cya 6 umurongo wa 19 n'uwa 20. Biruzanya n'iryo Chorale Cornerstone imaze kutugezaho. Batangiye neza bavuga bati mutange imibiri yanyu n'ibitambo bizima bishimwa kandi byera. Kozi Imana Paulo avuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero bitume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turaganira kuri iri jambo mu mwanya uringaniye. Ntimuri abanyu ngo mwigenge, ntituri abacu ngo twigenge. Haleluya. Ntituri abacu ngo twigenge. Pawulo wandikiye itorero ni intumwa yatumwe mu banyamahanga, ntabwo yatumwe mu Bayuda, yatumwe mu banyamahanga. Kandi Pawulo amateka ye, abasoma Bibiliya muzasubire mu byakozwe n'intumwa niho muzamubonamo neza. Umugabo wagize ishyaka rikomeye mu gutoteza ubwoko bw'Imana, abemera Kristo. Aranabihamya akabivuga. Ariko umunsi umwe
Imana imugendereye, Mwuka Wera amufashe mpiri, arahindukira rya shyaka menya yarari kubw'inshuro nyinshi, agira ishyaka ryo gukorera Imana kandi ashinga amatorero menshi. Niba hari umuntu wagize ishyaka ryo gushinga amatorero kandi mu bibazo bikomeye, ni Pawulo. Urwandiko yarwandikiye bande rero? Urwandiko yarwandikiye itorero ry'i Korinto. I Korinto wari umwe mu mijyi minini cyane y'Ubugiriki, umujyi wari utuwe cyane, umujyi w'ubucuruzi bukaze bukomeye kubera ibyambu byari bihari, kuko ni umujyi wari utuye hafi ku nyanja. Ababa hirya no hino baza muri uwo mujyi b'abacuruzi bakomeye, umujyi kandi wari urimo ibyaha byinshi, umujyi w'amaraha, umujyi w'uburaya bwinshi, umujyi w'ubusinzi bwinshi, kandi wari umujyi urimo ibigirwamana byinshi. Tekereze gukorera umurimo muri iyo environnement. Pawulo ashinga itorero, ariko muri ibyo bigirwamana byari i Korinto harimo igikuru muri byo, kandi cyari ikigirwamana cy'ingore cyitwa Afrodita. Cyari ikigirwamana abantu baza kugisenga no kugisingiza bemerewe gukora uburaya mu buryo buhanitse. Kandi hari amadini menshi, amadini yarimo yiganjemo inyigisho z'ubuyobe, inyigisho zirimo uruvangavange rw'imico. Muri ayo madini Pawulo yari amaze gushingamo idini rya Gikristo. Idini rya Gikristo rivukira muri icyo gice cy'uburaya, cy'ubusinzi, cy'amadini afite ubuyobe, cy'intonganya, cyo kwiremamo ibice, harimo uruvangavange. Kubaho Gikristo rero aho hantu byari biruhije cyane. Aho dukorera umurimo ntabwo yenda twahagereranya n'i Korinto, ariko aho dukorera umurimo mu bapasitori umwe tuhabura bene uko nguko. Hirya no hino muri iki gihugu aho dukorera umurimo naho ntimugire ngo haroroshye. Yari agamije iki rero Pawulo? Yandika urwandiko, kuko yamaze gushinga itorero, arimuka ajya muri Efeso. Ahageze amakuru amugeraho, hari abaza kumusanga yari ari, aza kumugeraho ko rya torero yasize ashinze i Korinto naryo ryasubiye inyuma, riri mu buhenebere. Arababara cyane, agira agahinda, kuko abantu batangiye kuvangavanga nabo. Nubwo ryari itorero rya Gikristo, ariko barasa n'abasubiye muri za ngeso z'aho hantu ko hari hameze. Baravangavanga nabo, batangira kwiremamo ibice. Bamwe baravuga ngo ni aba Pawulo, abandi baravuga ngo ni abande. Niyo utoma mu gice cya mbere n'icyo kintu ababwira ati, namenye ko mwamaze kwiremamo ibice. Amakimbirane atangira, maze abandikira abahamagarira ibintu bibiri nshaka ko dufata cyane, kandi nifuza ko abayobozi bashya bumva cyane, basanzwe ijambo barizi. Nifuza ko abapasitori bari hano bumva, nifuza ko abayobozi b'ibigo bitandukanye bari hano bumva cyane. Dukwiye kurinda itorero, kandi iri torero rya U.E.B.R nakurikiye ubuhamya, inteko nkuru irangiye, ubuhamya bwatanzwe, ubuhamya bwiza, kandi natwe turabahamya
rihagaze neza, ariko tugomba kongeramo izindi mbaraga kugira ngo hatagira ibizatwinjiriramo. Yababwiye ibintu bibiri dukwiye kumva kandi tubugarije mu matorero. Abandikira agamije kubabwira gukomeza guharanira kwera ku itorero. Nicyo cya mbere, la sainteté de l'église. Itorero ni iryera, rigomba guhora ryera. Ababwira icya kabiri, ababwira ubumwe bw'itorero, l'unité de l'église. Ibyo bintu bibiri nibyo yandikiye iri torero ry'Ikorinto abakangura, kuko yaramaze kumva ko bitangiye kugenda bicumbagira bihenebera. La sainteté de l'église, ukwera kw'itorero, ukwera kw'abayobozi, ukwera kw'abashumba, ukwera kw'itorero, kugira ngo azaryishyire ridafite ikizinga. Ariko kandi ubumwe bw'itorero, l'unité de l'église. Ikibazo cya mbere cy'ubumwe, arababwira ati ariko bene data, ndabinginga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo mwese muvuge kumwe kandi he kugira ibice biremwa muri mwe, ahubwo muhurize hamwe rwose muhuje imitima n'inama. Haleluya. Amen. Guhuza imitima n'inama. Iyo abantu bakora bahuje umutima n'inama, Imana ibaha umugisha. Guhuza umutima n'inama ni ukubaka ubumwe hagati y'abashumba, kubaka ubumwe hagati y'abakristo, kubaka ubumwe mwebwe mwabayobozi mwe muri hano. Ari imishinga, ari amasantere de sante, ari ibigo by'amashuri, iyo harimo ubumwe ibintu biragenda neza. Ariko yabaye gucikamo ibice ni ikibazo gikomeye cyane. Cyo ni icya mbere. Pasiteri Tom n'abagiye kugufasha muri uyu murimo, muzaharanire kubaka ubumwe aho muri, kubaka ubumwe bw'itorero. Cya kabiri ni akajagari kari karimo hariya Ikorinto, kuvangavanga ibya gipagani n'ibya gikristo bikabyara ubuhenebere. Iyo abantu bavangavanze iby'ubukristo n'ibya gipagani, ubuhenebere buba bwinjiye. Pawulo ahamagarira kwitandukanya n'ibyanduza itorero, abahamagarira guharanira kwera ku itorero, la sainteté de l'église. Nakurikiye ijambo watanze ubuhamya inteko rusange yanyirangiye cyangwa inteko nkuru, avuga uyu mwepiskopi mukuru wanyu ko yabiharaniye cyane cyane kwera ku itorero. Ibyo rero mukomeze mugende muri uwo mujyo, mukomeze mugende muri iyo nzira kugira ngo itorero rikomeze kuba iryera. Aravuga ati mbese nimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwabuze igiciro. Aravuga ati nta bubasha mwifiteho, ntabwo muri abanyu ngo mwigenge. Kuko muri itorero ry'Ikorinto abantu bari bamaze kuba ibyigenge, basubiye mu byo n'ubundi abandi barimo, ariko bakabivangavanga, bagasubirayo bakongera bakagaruka, bakavangavanga iby'Imana n'iby'igipagani. Hari umuririmbyi usanzwe mu ndirimbo zisanzwe z'abanyarwanda yigeze kuririmba ngo sinibuka neza uko yabivuze neza, ariko yaravuga ngo mu kiliziya ndahazwa ariko nataha ngasoma intango. Mugeze muyumva? Intango, gusoma intango ni ukujya mu mihango ya gipagane, ni ukuraguza, ni uguterekera. Ariko yagiye no mu kiliziya ayumva ijambo ry'Imana nahaza, aracyabivangavanga. N'iri torero niko ryari rimeze. Pawulo ati muvangure itorero rikomeze kuba iryera. Ndagira ngo abayobozi muzaharanire ko gukomeza kuba itorero rikomeza kuba iryera. Byo kuvangavanga abantu bajya mu
bya gikristo bya gipagane muzabyamagane kandi Imana izabibafashamo. Ntituri abacu ngo twigenge, none turi abandi. Ubwo tutari abacu ngo twigenge, turi ab'Imana. Imana yaradukunze, iduha umwana wayo Yesu Kristo ngo adupfire ku musaraba, atugura igiciro gikomeye, amaraso y'igiciro. Yaradukunze cyane, atugura igiciro gihambaye, amaraso y'umwana wayo w'ikinege. Mu Baroma mu gice cya 8 yaradutoranije, niko ijambo ribivuga. Abo yatoranije yarabahamagaye, kandi amaze kubahamagara yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Haleluya. Abayobozi banyu bacu Imana yarabatoranije, imaze kubatoranya kandi irabahamagara mu mazina, imaze kubahamagara kandi irabatsindishiriza, kandi imaze kubatsindishiriza ibambika ubwiza. Ntabwo turi abacu ngo twigenge. Bibiri ijambo ry'Imana yongeyemo akantu kabitsindagira cyane ngo ntimuri abanyu bwite ngo mwigenge. Ntituri abacu bwite ngo twigenge, turi ab'Imana, turi ab'Umwuka Wera, tugengwa na Mwuka Wera. Kandi imbuto twabibwemo, kuko yavuze ngo Mwuka Wera uri muri mwe, imbuto y'Umwuka Wera twabibwemo igomba kwera imbuto. Uyu Pawulo ni wabivuze mu Bagalatiya igice cya 5, aravuga ngo abayoborwa n'Umwuka Wera ntibakora ibyo kamere irarikira, kuko kamere irarikira ibyo Mwuka yanga. Turi ab'Umwuka Wera, ibya kamere tukwiye kubihungira kure. Kandi Umwuka ibyo yifuza kamere irabyanga, ibyo kamere yanga ibyo rero birahabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. N'Abagalatiya yabwiraga, aravuga ati muvangure ibya Mwuka n'ibya kamere. Reka rero usaba Imana kugira ngo izakomeze kubayobora, kugira ngo muzakomeze kwera imbuto z'Umwuka Wera nk'uko tuzibona mu Bagalatiya igice cya 5:17 kugeza kwa 18. Gukomeza hepfo, imbuto za kamere ni ugusambana, ni ugukora ibiteye isoni, biteye isoni nke, ni ugusenga ibishushanyo, ni ishyari, ni umujinya, ni amahane, ni ukugomanwa, ni ugusinda, ni ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ibyo nibyo byari mu itorero ry'i Korinto. Pawulo ababwira ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari urusengero rw'Imana, rwa Mwuka Wera uri muri mwe. Yifuza ko twakwera imbuto za Mwuka Wera, kuko imbuto iri muri twebwe ari Mwuka Wera igomba kwera imbuto. Kandi imbuto ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza zo gukiranuka, ni ukugwa neza, ni ukwirinda. Arangiza avuga ngo imeze bityo nta mategeko abihana. Aravuga ngo kandi niba tubeshejweho n'Umwuka Wera, nituyoborwe nawo, nitugengwe nawo. Haleluya. Amen. Nimuzi yuko imibiri yacu ari insengero za Mwuka Wera uri muri twe. Mureke tuyoborwe na Mwuka Wera adushoboze. Nshuti bavandimwe bayobozi bashya ba U.E.B.R, Tom nabo muzakorana umurimo, ntabwo muri abanyu ngo mwigenge kuko mwaguze igiciro. Mwemerere Mwuka Wera abagenge, abayobore, maze mwere imbuto z'abihannye
nicyo Imana ibashakaho. Kandi umuyobozi watuboneye izuba ye gukora ihererekanyabubasha uyu munsi nicyo cyamuyoboye, yagezwe na Mwuka Wera kandi Imana yarabimushoboje, ashoje neza nubwo n'ubundi imirimo akiyikora. Icyongereza baravuga ngo ni retirement, ariko si ukunanirwa. Ntabwo ari ukunanirwa, azakomeza kuri, ariko Imana imuha umugisha kuko yatweretse inzira nziza, afashwe na Mwuka Wera, natwe tumwemerere adufashe kandi atuyobore. Icyo nicyo mbifurije kandi icyo mbasabiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Umurimo mwiza wakoze kandi ukomeje gukora muri iri torero rya U.E.B.R. Tugushimiye umuyobozi warihaye Bishop Denis, ugeze mu mwanya wo gukora ihererekanyabubasha kugira ngo n'abandi bakomeze uwo murimo. Kandi tugushimiye mwami Imana n'abayobozi bashya urihaye. Tugushimiye umwanya mwiza tugeneye wo kumvira ijambo ryawe. Turagusaba kugira ngo Mwuka Wera koko atugenge, ntabwo turi abacu ngo twigenge, maze itorero tuzarimurike kuri wa munsi, uzaryishyire ridafite ikizinga. Ukomeze kuduha umwanya mwiza, ibiganiro byose bikorerwa aha ngaha biguhesha icyubahiro, maze mwami twumve inkuru nziza iturutse muri iri torero ko bameze neza, natwe tujye tuzamura amajwi yo kugushima no kuguhimbaza. Ubwa Yesu Kristo umwami wacu tubyambaje. Amen. Mwongere muntize amashyi dushimire Bishop wongeye kutwibutsa yuko itorero ari ryera kandi natwe dukwiriye kurikorera tuhejejwe dukiranuka, kugira ngo nyiraryo ubwo azagaruka azasange twarakoze ibyo yadusabye kandi neza. Ndagira ngo uyu mwanya nyemerere duhe Chorale Cornerstone bitugezeho n'igihimbano gitoya cyo mu mwuka, indirimbo nanone yindi. Umucyo utarareka, ijoro ritarabaho, jambo wahozeho, ibihe bitarabaho, n'umucyo utarareka, ijoro ritarabaho, jambo wahozeho, ibihe bitarabaho, umucyo utarareka, ijoro ritarabaho, jambo wahozeho.
bambutse inyanja itukura bararirimbye bashima Imana kubwo ibitangazo bakoreye, baririmba indirimbo ivuga ngo ndarimbira Uwiteka kuko yanashije bitangaje, ifarashi n'ubuhetse yabiroshye mu nyanja. Abaririmbyi barakunezeza kandi indirimbo zishimisha Imana, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Mu gihe abadayimoni bajyaga batera kwa Sawuli, Dawudi yarashimaga akaririmba agacuranga nezerewe, Uwiteka ukanezerwa. Indirimbo ya Mose n'Umwana w'intama ukizaririmba n'abanesheje urugamba rw'umubiri n'isi na shitani. Mwakoze umwanya tugezemo, umwanya nyamukuru, umwanya wo kugira ngo twumve ijambo ry'umwepiskopi mukuru kuri uyu munsi, icyo yatugeneye nawe ni karibu n'abamugisha. Nakijijwe, sindi buvuga ubuhamya bwinshi ariko reka mbabwire gato. Nakijijwe mvuye i Burundi nje mu bukwe bw'umuvandimwe witwaga Vincent wapfuye muri jenoside. Aha niho nakirijwe, hari hataramera gutya, birumvikana hari byakozwe. Aha hari garage ry'uyu muzungu uri hano inyuma, niho abantu batangiriye icyumba. Ariko amasezerano yose nabayemo n'inzira nabayemo naziherewe aha ngaha. Karine yanjye yatakaye muri jenoside, niho yatakaye, ariko niho amasezerano yaherewe hano. Aho najyaga nicara ni kuri iriya nkingi, kandi najyaga ngira umugisha naza ngasanga nta wundi wahicaye. Nicaraga kuri iriya nkingi, mujya mu rusengero ntimugahindura kuri ibyicaro, nugira Imana ugasanga hari umuntu akica ahantu wicara utegereze nka wa wundi uri ku nkike utegereje. Kuko iyo uhindaguye ibyicaro rimwe numenya aho waherewe umugisha. Ya nkingi z'ibyanjye nayegamagaho nkayibwira, hanyuma ndabyibuka nyine ntangiriye umurimo. Naje muri iki kigo ndi umuntu ukomeye, naje muri iki kigo ndi umusore, igarukamo nyuma ya jenoside mfite imyaka 42, none nkivuyemo mfite 69, narayujuje ejo bundi mu kwa 10. Narayujuje mu kwa 10. U.E.B.R yari yangiriye icyizere nyuma kuzasezera mu kwezi kwa 12 k'umwaka utaha mfite 70. Ariko nanjye itsinda rya nyuma ryarangije. Navuze ariko ni byiza isezerano rishobora no guhagarara, izi rinete zishobora guhuma bakazampa izindi zintuburira nkajya ndeba Tom umwe babiri. Nashatse gusezera nkibona uwo duhererekanyije n'amaso, n'ubu nzikuyemo gato sinamubona neza ariko ndamubona. Ntabwo ari ugushaka kubasetsa, numvise byaba byiza. Hambere nigeze kurwara ndaremba, ariko maze kuremba ndatekereza se nk'ubu hari isomo nasomye muri Bibiliya ko Mose yasize Yoshua, ariko Yoshua ahungira mu by'intambara yibagirwa gusiga umuntu, hanyuma abantu bibagirwa Uwiteka ntibamenya Imana. Abantu bibagirwa uko ibintu byagendaga ntibongera kumenya. Ndashima Imana rero ubwo nasengaga Imana ikampa abasore batatu, kampa Jerome, kampa Tom, watamuzi Jerome none yahaguruka nta kibazo, hanyuma ikampa Tom n'uriya mwabonye nawe yahaguruka, hanyuma ikampa Auguste. Abangaba bavuye mu masengesho,
ubu rero nimwicare murakoze. Abantu ntabwo bagira ku mwanya. Iyo umwanya ari umwe abantu ntibawugiraho icyarimwe, cyangwa iyo ari ibiri ntibayijyaho bose. Ariko icyo mbabwiye, bose bavuye mu bise by'amasengesho nsenga mvuga ngo ariko ninde mu by'ukuri ukiri umusore, na perezida wacu ubu ngubu arashaka abasore. Nyakubahwa Episkopi wa Methodiste, abasore ntabwo urengeje 33, afite 33, uriya afite 33. Urabyibuka ko no muri masengesho yacu na perezida wa mu gitondo abutayisire barashaje, haje abantu bashaje, arashaka gukorana n'abasore. Rero byaranshimishije gukorana n'aba basore, byaranshimishije. Ngenda uwisumbuyeho ni Jerome, ngira ngo nawe ageze aho nari ngeze nza mu buyobozi, kuko naje mu buyobozi mfite 42, niho nayoboye iri torero. Ndanezerewe rero cyane ko Imana yihitiyemo umuyobozi ikamuduha Tom, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ni umurimo ukomeye, ntimugire ngo uroroshye. Ariko nawe utangiye mfite umugongo muzima, ariko ubu ngubu umereye nabi. Ariko kubera Imana, kuko yavuze ngo no mu busaza bwacu tuzasazana amakakama, narabivuze ejo bundi nsezera ururembo rwa Kigali. Ntabwo Tom yaje kunsimbura, ahubwo yaje kunyakira, kuko asimbuye nagenda, ariko yaje kunyakira kugira ngo nanjye noroherwe. Sinzi ko yewe ndi umwana bankoreye ibintu biremereye cyane, babintura nkaba muremure, numva ndarambutseho gake nkumva mbaye muremure. Nuko ubu rero nanyakire, bari basigaye mwabonye ko bagiye kubyina nkicarira hano. Abo basore babyina njyewe nkananirwa kubyina, kandi niko ijambo ry'Imana rivuga ngo bazagutegeza noneho numara gusaza bakujyana aho bashaka udashaka. Nanze rero bazanyemeza bakanjyana aho ntashaka. Nshaka gusezera nishobora kwikenyeza, ubu n'igihe wiyambitse n'umugero ngo waje nkijyana aho shaka. Rero ndashaka kugira ngo mbere yo kuvuga byinshi, hari ijambo ry'Imana nshaka gusoma, kandi ndarisomera Tom, ndarisomera Auguste, ndarisomera Viator, kuko nibo bari muri timu y'ubuyobozi. Ndarisomera Modesta, duwaye wa pasiteri bacu ntabwo bamubonye, n'abandi bamuzi ahubwo ko Modesta wicaraho inyuma sibyo. Haleluya. Amen. Uyu ni ushinzwe discipline y'abapasiteri bacu. Murumva rero ko aba yaratoranijwe, ni umusore wigiye ku birenge by'abamubanjirije, uwo turamukunda cyane. Niyicare, ndagira ngo nsome rwose iri jambo, mbone kugira ibindi soma, hanyuma kandi shima Imana yuko yanshoboje. Njya nicara maze hano igihe kinini, najyaga nicara hano kuri iyi ntebe, nicyo kimbwira ko ibihe biriho bigenda. Narebaga amazu hariya, none ibiti byarayakoze nta n'imwe nkibona. Iyo nicaye iteka ndabireba, byarankingirije. Ubwo rero biba bikwereka yuko hashize iminsi, ariko nubwo hashize iminsi, muri Yesu duhora turi abasore. Tuzakomeza kuba abantu b'Imana, tuzakomeza kuba abavugabutumwa, tuzakomeza kuba abagishwanama. Ndashimira U.E.B.R ko yashimye gukomeza kungira umugishwanama. U.E.B.R rero ntimugire ngo ni amabuye, ni mwebwe bapasiteri ba regional, ni mwe mwifuje yuko mutanjugunya hariya. Nzakomeza nkaba umugishwanama, kandi nzayibagira nimuyingisha, kandi
ni mwebwe tugiye gufatanya kugira ngo dufashe ko uyu murimo itorero ryacu ryo gusubira inyuma ahubwo rikomeze ritere imbere. Nkunda kubivuga umunsi mwubake Tom mukumvikana mugakora neza na Augustin n'iyi timu dusize nanjye zishimye kuko ntabwo nsezeye abantu benshi basezera ku itorero bajya gutangira irindi nta rindi ngiye gutangira ngiye kuba muri iri torero byaramvunye imyaka 40 rikorera ngira ngo nta rindi ntashobora kubaho ariko reka mbasomere iri jambo ry'Imana riri muri Timoteyo wa 2 ndarisomera aba basimbuye ni impamvu ndiho mbaha ni igice Timoteyo wa 2 ni igice cya kabiri turahera ku murongo wa 21. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa cy'icyubahiro cyejejwe kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Umuntu niyiyeza ntabwo umuntu akora imirimo myiza yose. Hejuru hari ahandi havuga ku yindi paje havuga ngo mu nzu y'inyumba ngo habamo ibikoresho by'umurimo byo gukora ibintu byiza n'ibyo gukora ibiteye isoni kandi ibyo byose bikaba mu nzu. Naje gutekereza ko mu nzu nziza ya kadasiteri, inzu y'inyumba ni inzu abantu bimukiyemo bavuye mu nzu bahozemo kera bakabona inzu nziza ubu zitwa kadasiteri, kera bayitaga inyumba. Ngo habamo ibintu byo gukoreshwa imirimo myiza hakabamo n'ibyo gukora ibiteye isoni. Birashoboka no mu itorero ko bihaba. Ni ibiki byahabaga? Njyewe naje kugenzura ndabimenya, naribazaga bikanyobera. Habagamo inzabya zibamo amavuta, hakabamo inzabya zibamo ubuki, ariko habagamo n'izindi banyaramo nijoro bananiwe kujya hanze abagira ubwoba, nazo zikaba mu nzu. Bakaza kuzisohora inkari bakazimena bakazanika ariko bakazigarura. Nibyo biteye isoni nabyo byabanaga n'izo z'ubuki zabaga ziteretse aha n'iz'amavuta ziteretse hariya, ariko n'urwo rw'inkari ntirube. Nubona umuntu aguhaye iyi buku iri hano witonze neza utagiye ushishoza, izi ndabyo ni nziza ariko ukoze wihuta wahura n'amahwa akakujoba. Nicyo cyatumye Yesu atoranya abantu, atoranyamo n'ihwa y'uko uzamugambanira kandi agasohoza. Kugambanira Yesu ni ugusohoza ibyanditswe byera. Hari igihe ushobora kwibaza ngo ariko ubundi kuki Yesu atabujije Yuda, hanyuma se yari kuzapfa gute, yari kuzadupfira gute? Yewe Yuda ntabwo umugaye, ndamushima. Iyo atamugambanira ngo bamwice nari kuzabona agakiza. Yari gukoresha nde? Yesu yabikoze abizi. None se ko yasengeye Petero yamwihakanye, Petero akagaruka, Yuda we ntabwo Yuda yapfuye kubishaka, yari azi ko Yesu ari umunyamayeri, nibamujyana aza kukwepa, yari amaze iminsi agendana nawe, hanyuma ariko amafaranga akaba yageze mu isaha. Muri uyu murimo rero bapasiteri murabizi, habamwe intama zifite amahembe, utaryamye ngo zikugende hejuru cyangwa ngo wiherere uzagaze uyakure mu buryo bw'umwuka, wahura n'ingorane. Njye nabaga mu rusengero, nabaga hano, ariko icyiza ni uko nabonaga abantu, niyo nabaga ntabishaka numvaga abantu bagenda baganira n'isaro bavuga bagira i Burayi uturana n'umuntu ukazapfa bakazaguhamba abo muturanye batarabimenye, ntawubona umwanya wo kuvugana n'undi ntawe. Ariko hano wabishaka utabishaka abantu bazakuvugisha, bakuvugisha nabi bakuvugisha neza, ariko muzavugana n'uburyo baba bagukoreye. Kubura umuntu muvugana ni ikintu kibi.
Pawulo nawe yihamagariye abamusura amaze kubona ko ubuzima bwe bugeze mu marembera, nuko aravuga ati kuko agiyeho amaze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbika ibikamba byo gukiranuka, iby'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara si igihe jyenyine, ahubwo ni abakunze kuzaboneka kwe bose. Si we wenyine ushaje, ni abakunze. Hari igihe yanibuka aya magambo nta basaza bajyaga bakunda kuyasoma, baravugaga ngo ntabwo tuyasoma. None se Pawulo ntiyahise apfa hashize igihe, nituyasoma ntabwo tugiye gupfa. Wayasoma utayasoma, waramba utaramba, uzapfa. Njya nkunda kubivuga, abarokore ntibabyemera, tujya dusenga, sindumva uvuga ati Imana saa munani uducyura. Oya, iyo uhuye n'umuntu mukanaganira ukamubwira uti ndumva ndiho ngenda, yani inshuti yawe arakubwira ati ntakubwira ati uracyakora umurimo w'Imana, ukagira ngo abawukora barabuze. Ntibabuze. Imana igenda irema abantu bashya buri munsi. Aba basore baraza kugera mu kirenge cyacu bakora umurimo w'Imana mutangaje. Iyo Imana yasomye ariya magambo, y'Imana yaguhamagaye, Imana yagutoranyije iraguhamagara, yamara kuguhamagara ikaguha ubushobozi, ikagusiga, ikaguha ubwiza. Iyo iriho guha ubwiza ni ubushobozi biriho guha, iragutoranya, ikagutoranya mu bandi. Iyo Imana yakugize umuyobozi byanze bikunze, iguha ubushobozi byanze bikunze. Kuko icyo Imana idakora ntabwo izakubaza ngo kuki utabwiriza nka Kayinamura, ntabwo izakubaza kuki utagize sigisi nka Habarugagi, ntabwo izakubaza ibyo yaguhaye. None ibyo yarabiguhaye, ibyo yabahaye aba ari byo mukoresha, kuko nibyo Imana izababaza, ntabwo izababaza ibyo yahaye abandi. Irakuzi. Iyo ishaka gukora nk'akanaka, iyo ishaka kuba Rike Wareni, iba yaraguhaye ubushobozi nk'ubwa Rike Wareni. Iyo ishaka kuba Billy Graham, iba yarabiguhaye. Icyo izatubaza, bya bindi yaduhaye twarabikoresheje uko twagombaga kubikoresha, n'icyo gusa nta kindi. Rero ndababwira muri ibikoresho bizima byiza, yeho ndiho ndasaza, ariko nubwo nshaje hari ikintu ndiho nsaba Imana, ni ugusaba Imana no ku munota wa nyuma nzabe mbwira abantu ko Yesu akiza, nzabe mbwira abantu ko bagomba kwihana bakabyarwa ubwa kabiri, ntafite ipfunwe, ntafite isoni, nta bintu nshaka byancecekesha kwamamaza Yesu. Bapaseri, kereka nimudashaka kuntumira, ahubwo mbonye umwanya kurushaho. Umupaseri wese uzantumira, nzaza pe. Imbaraga zanjye ko nishaka nzaryama iwawe mpamara icyumweru nabwirije nananiwe, aho nzakirira hose nzataha, kuko nta mirimo y'abandi nzaba nica. Nta mirimo nzaba nica, n'ibyaho uzambwira umusaza bari kumwe mu nama Nairobi, ntibabwira ati ubu ngubu nzashaka, ntashatse sinaza, ndaryama, nashaka nkabyuka. Iyo nyine wagiye muri pasiyo uba wagiye muri pasiyo, uba wagiye. Nuko rero icyo mbashimira ni ukuntu nabanye nawe bapasiteri. Reka nongere mbashimire ba regional, mwambereye abantu beza, mwambereye abantu beza. Ndimo ndabona ba Garasi, mwambereye abantu beza, mwambereye abantu baderetere imishinga. Uwo twagiranye ikibazo ni ukuri ambabarire, n'abapasiteri niba hari uwo twagiranye ikibazo ambabarire, kubera yuko mu kazi iyo udakoze amakosa ntabwo uri gukora, kaba karahagaze. Igituma abantu banegura ni uko baba bafite ibyo bahereyeho banegura. Ubu bamwe bashobora gutaha bavuga ariko kiriya gikuta twabonye ari ibikarito cyangwa se ari telepregisi buriya kubera. Ariko witonde kukinegura kuko ntuzi ikiri imbere. Uhageze waneguye ukaza kubona ko imbere hari amatafari isoni za gukora. Iyo uvuga ikintu utarageraho icyo kintu cyabereye, ukivuga ugabanya, kuko ushobora kuhagira isoni ugasanga siko kimeze, isoni zikagukora. Reka rero mbashimire ukuntu mwabanye nanjye imyaka yose mu ntambara nagize, intambara zitoroshye, intambara zitoroshye
mwese muzi ntashaka gusubiramo, ariko Imana ikaturinda itorero ryacu na n'uyu munsi rikaba ari itorero riyoborwa n'umwuka wera w'Imana. Ngira ngo mu matorero seperi ifite n'itorero ryacu muri bara nk'abanyamwuga bose. Kubera iki? Kubera ko nta manyanga, nta bindi. Ndabashima rero ni mwebwe mwafashije gukora uwo murimo. Imana baho umugisha, mwongere mumfashe mbashimire cyane. Rero gutinda rero kuko ngira ngo ndakubahenze igihe iri torero ndabanza nsome ibintu bike muri iki gitabo kiri bumfashe. Igitabo kirimo ibintu byinshi, ubwo nomero z'umupasiri wese ziri muri iki gitabo, kubera ko umuntu ashaje bitazibonye muri telefone uza kuzireba hano, ariko hari n'ibindi nshaka gusoma bikeya, ibindi mu buryo burambuye ko mazabibasomera, ariko ndasoma bikeya kuko ni paje dufite ubu ngubu indembo zari 9 twarazihinnye zabaye 6. Ururembo rwa Gikongoro, ururembo rwa Butare, ururembo rwa Gitarama na Gisenyi na Ruhengeri basangiye ururembo rwa Kibuye na Cyangugu bararusangiye, ururembo rw'Umutara na Kibungo n'ururembo rwa Kigali. Dufite abapaseri b'amatorero akomeye manini 64, tugira n'amaparuwase 60, tukagira ububwiriza 271, tukagira ibibanza 268, tukagira umubare w'amashuri abanza 30, umubare w'amashuri abanza n'ayisumbuye 35, tukagira ibigo nderabuzima 4, tukagira umubare w'imishinga iterwa inkunga na kompasiyo 24, bahamagara bishop tukabasengera n'abapasiteri bose bujuje inshingano, tukabasengera kuko mugomba gutangira imirimo mufite izindi nshingano nshyashya n'amavuta mashyashya. Ibyo mwakoreshaga hagati mugiye gukoresha, muravumba ubwenge burenze ubwo mwari mufite, kuko mbere mwavuganaga n'abakirisitu, mugiye kuyobora abayobozi. Birabasaba rero kuba gukaraga. Aba bantu barabizi, dusenganye gukaraga imyaka 27 yose yashize, tugakuramo tukabana. Bapfukame imbere yawe wambika imbaraga z'umwuka wera. Turabasabiye mu izina rya Yesu, ubashoboze gutunganya umurimo ubashinze, baragire intama zawe bazikenure bafashijwe nawe, bafashijwe n'umwuka wera, bazaharanire mwami kwiyeza no kweza itorero ryawe no guharanira ubumwe bw'itorero, maze mwami uzabambika imbaraga z'umubiri barazikeneye kugira ngo babashe kugenda amaparuwasi hirya no hino, imbaraga z'umwuka barazikeneye kugira ngo babashe kugaburira ubwoko bwawe, kandi byose urabifite ubaye mu izina rya Yesu. Turabasabiye, turabaguhaye, ubakoreshe mwami nk'ibikoresho byiza, mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu tubyambaje. Amen. Mwami wacu Yesu, inshuti yacu nziza, wera wa Israheli, turagushimye. Amen. Turagushimye kuko ntabwo twashobora gutoranya, ni wowe. Ntabwo Mana uyu murimo wo gutoranya urabizi uri mu ijuru ko atari ibyo wawugizemo uruhare, ahubwo niwe watoranije. Ndagushima rero ko ubwo watoranije nawe ukwiye gushyigikira, niwe ukwiye kurinda. Turabasengeye
uhereye umunsi ngo bakore mu gihe gikwiriye n'ikitabakwiriye, ku zuba no mu mvura, mu bukene no mu bukire, kandi ko batazapfiza intama ngo bajye gucishura hanze. Mana bazabana nazo, bazazikuyakuya, ariko kandi baho ubwenge, baho ubwenge. Aba ni abarobyi, n'abarobyi b'ifi, baho ubwenge burusha ubw'amafi bagiye kuroba, baho ubwenge bw'abarobyi, rero baho ubwenge bw'amafi. Kandi turabasengeye kugira ngo imbaraga z'umwuka wawe wera aba arizo zibakoresha. Turabingingiye ngo ujye ubuzuza umwuka kandi ujye ubuzuza amavuta, imperezo nijya gukama ujye wongera wuzuzemo, kugira ngo Mana bagukorere babikunze. Ariko kandi baho ubwenge, baho ubwenge. Aba ni abarobyi, n'abarobyi b'ifi, baho ubwenge burusha ubw'amafi bagiye kuroba, baho ubwenge bw'abarobyi, rero baho ubwenge bw'amafi. Kandi turabasengeye kugira ngo imbaraga z'umwuka wawe wera aba arizo zibakoresha. Turabingingiye ngo ujye ubuzuza umwuka kandi ujye ubuzuza amavuta, imperezo nijya gukama ujye wongera wuzuzemo, kugira ngo Mana bagukorere babikunze. Urakoze, ubarinde ubwibone, ubarinde ubwirasi, ubahe guca bugufi, kugira ngo kuko ukunda gukorana n'abaciye bugufi kandi ukanga bishyira hejuru, turabizi nabo baca bugufi, ariko urusheho kubacisha bugufi rwose, kugira ngo uzagira ikibazo wese azatanyurwe kubasanga no kukibabwira. Icyubahiro kibi cy'Imana mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Giye kubaha inkoni z'ubushumba, ejo ntimuzagire ngo ntabwo nabahaye. Nanzanire ukareba hano, noneho murebe hano, ubu ni jyewe reba, abo nabo bagiye. Nguhaye Bibiliya y'Imana muto. Iyi Bibiliya ni iy'umwigisha, ntabwo ari iy'umunyeshuri, ni iy'umwigisha. Iyi Bibiliya rero uzayikuramo ibintu byose byiza bibaho. Wari usanzwe ufite na Bibiliya, ariko hano harimo akantu Imana ivuga. Hanyuma nguhaye Bibiliya y'ubushakashatsi, ubwo ndabizi ubundi akuruje. Aha harimo ubushakashatsi bwose burabizi. Nubwo wenda kurangiza, uzicara neza ushakashake. Iyi ni iy'ubushakashatsi, irakora research muri Bibiliya zose zibaho, nicyo gituma ari nguhaye. Nawe nurangiza umaze gukora